abafite intege nkeya bambara imbaraga ababaye bahindurirwa amateka rastiko tandarasa ya bread for ndica umuzimu w'umwako ndica umuzimu w'ibigeragezo ndica umuzimu w'inyaci mu izina rya Yesu. Abagabo nibubahwe aho bari hose, abagabo nibubahwe kuko abagabo iyo bataza kuza kubaho abadamu twari duhuye n'ibibazo. Hari abaza kukubaza ngo witwa nde, bashaka kugusambanya, bashaka kukurya iminyenga, bashaka kukuryaho hiti. I love you baby. I love you. I love you baby. Shushu. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko gahunda zanyu zimeze neza. Nimba wabyutse bigakunda ukagenda bikemera, Uwiteka aguha umugisha kandi nanjye awume. Ubu tuvugana nicaye i Remera, nicaye kuri Igitego hoteli, ni hoteli iherereye munsi ya control technique, ni hoteli nziza bagufitiye ibyangombwa byose ukeneye cyangwa ushobora gushaka, byose birahari kandi ku giciro cyiza. Murabizi ko mu minsi ishize nahuje Pasiteri Papa Bitangaza na Claude baraganira ariko bagiye hari ibyo batumvikanyeho, ariko Papa Joel we nifuje yuko tuganira noneho ibyo by'umwihariko ari kumwe na madamu. Noneho ko umwana wamusize byagenze gutera umukobwa amaze gukura, nanjye nkabohoka nanjye nkajya mu murimo w'Imana, ariko ntabwo hari n'igihe nshobora no kumuzana n'ikindi gihe. Nta kibazo, uriya n'umukozi w'Imana, uriya namuhawe ku bw'isezerano, uriya nawe azaba umuprofete, uriya azaba pasiterine, ni umuhanuzi. Pastor ngo hayi ka Murakoze mwene data. umeze neza? Ndashima Nyagasani. Ndabona wambaye akantu keza, sinzi numva azangwegera bucyo bakareba. Urabona wambaye agashenete keza, sangwegera kamera bakareba agashenete. Ya baraza kumbona n'abantu banje baramenyereye. Umeze neza ariko? Ndashima, nta kibazo Imana nize. Turakomeye. Nta kibazo, ndakomeye, meze neza. Na madamu ndabona ariko banza gushaka ari byiza. Ngende wa kera bisaziye mu 15, sizi gushaka mu 15, ndi umuntu utinze mu by'urugo. Kandi ikindi yukoreye Imana ikwicira umwako. Yanyiciye umwako, niyo mpamvu. Yakwicira umwako iguha madamu. Umudamu impamana nanjye kuba nanjye narya nkumva ndanezerewe. Ni insinzi yongeye rero. Nawe Imana yakwiciye icyaka? Cyane burundu. Abagabo nibubahwe. Amina. Nibubahwe. Madamu so kuva abagabo nibubahwe aho bari hose, abagabo nibubahwe kuko abagabo iyo bataza kuza kubaho abadamu twari duhuye n'ibibazo. Hahira rimwe sha iyi interview ngiye kwikora ngabagabo bubahwe bakora iki? Bubahwe. Pastor nawe uhita ushaka kandi kari contre. Yewe abadamu ni igitanga. Nabivuze ku bacaro menshi. Nge abadamu ndashaka wuzuza umugore wawe aravuze ngo abagabo bubahwe kuko abagabo ni ufata inkwana kazana iwanyu, abagabo ni utinya akavuga ngo ndagukunda, abagabo ni uvuga ngo akaretse nkabyivugira. Kuko uri kubivuga bica ku ruhande, ibintu bitari ibyawe, ahubwo keretse ahubwo nuza kuza kuvuga ahubwo ngo abagore wenda ugasobanura wenda abagore. Nje wenda nasobanura ku bagabo. Impamvu mvuze ngo abagabo nibubahwe, uzi kuba waba uri umukobwa ukicara iwanyu, baba bafite amafaranga, baba batayafite, baba bafite ibyo kurya batabifite, wamara kugera nko mu myaka 25, papa agatangira kukubaza ngo ariko nta nura kubaza izina. Ariko uzi kuba noneho umugabo akaza akakubaza ngo witwa nde, hahirire rimwe yamara kukubaza ngo witwa nde, none akabishira. Hari abaza kukubaza ngo witwa nde bashaka kugusambanya, bashaka kukurya iminyenga, bashaka kukuryaho hiti, ariko noneho hari ukubaza noneho ngo witwa nde, noneho yifuza kugushira mu mago. Abamama bari mu mago ni mwubahwe. ariko ako kantu wakoje bubahwe n'abagabo bubahwe, n'abagore bubahwe, ariko baba ni ubushinyaguritse basene kwine ndibubahwe, basenya ingo zacu, basenya ingo z'ababyeyi. Babwire impamvu aho ngaho abamama mvuze ngo bari mu ngo zabo nibubahwe. Hari n'abandi bateye ngo basireye queen.
abo ngabo ntabwo navuga ngo bubahwe kuko barimbuye ingo z'ababyeyi benshi, bateye agahinda n'amarira abamama benshi, babujije abana kwiga benshi, za minerivare zisigaye zijya mu kubishyurira amageto n'ibindi. Ariko umuntu uri mu rugo rwe, umugabo uri mu rugo rwe wacunze neza urugo rwe, agacunga umudamu uri mu rugo rwe agacunga urugo rwe neza, ni mwubahwe. Amen, abubahwe. Rero kimwe cyo ngiye maze ibisimbira abantu ubuhanuzi bwihuse uyu munsi. Abagore baje ku mavi, hari umudayimoni watewe agotomera mu mihogo y'abagabo. Uwo mudayimoni wagotomera rero amacupa bagiye kwirenza uyu mwaka, mbadacunga neza, amadivorce araba menshi. Hari umuzimu agotomera watewe mu mihogo y'abagabo, akajyaga batubiri ubihongeyeho 10. Noneho imibu ibyo barira mu nani mu ibare. Ariko nababwira ngo mujye ku mavi, yanyuze mu businzi kugira ngo ingo nyinshi zisenyuke. Nabihishuriwe, nongera guhishurirwa. Hari umudayimoni n'undi wateye, urukumva wateye mu bantu abakobwa bijya abakobwa, ahubwo hagara abakobwa bafite bimitima, harimo abanje n'abandi, ahubwo ateye mu bihomora. Urukumva ateye mu bihomora byiyambika ubusa, amatabi ngayo ibiki byose. Ejo nabonye nk'umukobwa wa modokari njya ngo umuntu nkwaye kumi nkwaye akaga, eze mu nzira ngo wa mugabo ngo I love you, I love you, suramaza I love you, ndakuzi. Yarabonye nguza akantu nkora mu ikofi abona n'imituku, I love you mama ye. Ati nyafite umugore n'abandi pastor ngo hoya ngo se ngo ndi igiki, nse ndi igisimba nange ndi umugore. Nangwa ati nge baramfashe umusuri uramfata. Nahise mukuramo vuba nari ngarukiye hano. Ati natewe. Nayo afite akajipo akikuba ku ntebe akizamura kugira ngo undebe hano. Nacukiye konyo utanga amarifuti warambaye bushipo bugufi. Reka ngo yari kubaga kugira ngo mbere hano gucya mwene hangaha. Nambwa ati aho ngaho nta kintu gihari, aho ngaho nta vewiti ihari, nta nzi ihari, nta modoka ihari, nta mashuri y'abana banjye hari. Aho ngaho hari sirimu, hari n'ibindi bibazo byinshi bituye aho ngaho. Mbabarira rero ngewe haraho nabonye nakuye umugisha w'abana, nakuye umugisha w'icyubahiro, nakuye ngaha. I love you baby, ndawukunda. I love you what? I love you baby, shushu. Buri munsi burambona uri muto, buri munsi uri muto. Uyu munsi ndabona uri mushya, ahubwo ndikumva n'inkwano nanazijyana. Ndakwemera Yamina, nanjye ndakwemera mu izina rya Yesu. Kandi ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe nuko ihagararana nawe. Buriya niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo mwubahe Imana, abadamu muce bugufi musenge. Nkaho ngaho ntabwo ngiye nari mari. Agize impuhwe n'umutima mwiza wa kinyarwanda, cyangwa se umuntu urimo Imana nk'umukozi w'Imana, umuntu amuteza akaboko amuhaye lift, ariko ntabwo amenye ko ayihaye shitani. Akicara mu modoka sinari imari ngo wenda nkontorore. Niyo mpamvu abantu bazavuga ngo umugabo wanjye nguramutwara, ntago ari uwawe. None se umugabo wawe wamukuye hehe? Ahubwo umugabo wawe wahawe n'Imana. Ubwo amuhawe n'Imana rero Imana rero amurinze kandi izajya imurindira naho utareba. Ntabwo nari ndaho ngaho, ariko ayo matake yose yari yaje yakanuye, Imana yari ihambereye, abasha gushimangira, aramubwira uti mfite uwo nabonye, uwo nguwo arahari, Ikirezi Marie Claudina, umunyamavuta usizwe, ndamukunda kandi ndamwubaha. Niyo mpamvu rero abadamu namwe rero mujye mukomeza namwe musenga Imana. Imana izakubera muri Dubai hari yagiye kurangurira, Imana izakubera muri Amerika hari yagiye kuzana ibicuruzwa, Imana izakubera hari ya muri Afrika y'Epfo umugabo yagiye mu butumwa, Imana izakubera hahandi muri biro yirirwa n'abandi bakorana, abakobwa beza, wenda we nuzi no kwiyitaho wenda, ariko Imana izahakubera aho ngaho uri. Hari abandi bari kumwe bazi kwiyitaho ibiki n'ibiki, ariko kubera ko urimo Imana kandi Imana igushigikiye, Imana izagenda ikubera mu ruhande, Imana ibaha umugisha. Mama Pastor, rero ikintu cyatumye mbahamagara we n'umuryango, yego, cyangwa we n'umutware wawe, ni ibintu bibiri. Narebye ikiganiro kimwe cy'umukozi w'Imana umwe, ndagira ngo mbabaze iki kibazo ariko tunabiganireho, wenda ari n'abantu babifiteho impungenge. Muri no minsi abakozi b'Imana bari kwatakanira ku mbuga nkoranyambaga, umwe aravuga undi, undi akavuga undi, undi akavuga undi. Bimeze bite? Satani ntabwo yabateye? Yewe abakozi b'Imana ntabwo batakana,
hari tumva ibintu kimwe, kutumva ibintu kimwe ege mubigira birebe, kutumva ibintu kimwe no kwatakana batandukanye. Ngiye mfite imyemerere yanjye, urumva na runaka afite imyemerere ye, none mu myemere hamwe gusobanura iyawe, none wakumva isobanukiwe duhangane. Ngiye mfite imyemerere yanjye, rugajya afitiye, nyakubahwa bakozi b'Imana bafite yabo, ntabwo buri muntu afite imyemerere imeze nk'iyundi, kutucyumvikaneho rero. None abaye nkubangamiye imyemerere yanjye, simvuze ko ngiyewe yanyatatse, ahubwo nzamuga ansubize ansobanure. Rero ikizimbo yashyize ibyo gutukana, ariko ntabwo ngiye umuntu avuze ngo uri umutekamutwe cyangwa se ibyo uvuga ngo ni ukubeshya abantu, si ukushyirana hasi. Washobora yagize umugisha agateka amaroti, nkaba nteka imitwe, akumva ko nyine yambangamira, urukumva we nateka amaroti ye, nteko umutwe wawe ntacyo bimbwiye ngewe, ntuzashyaza abantu mfite Imana, ntabwo nteko umutwe ngewe n'umunsi n'umwe. Ngewe itura abakristo banjye bampa rinyemerera kuntunga imyaka yose, wabyumvishije. Nani imirimo nkora, ubucuruzi bwanjye nkora, business yanjye inyemerera kuntunga imyaka yose. Amasambu data yansigiye anyemerera kuntunga imyaka yose. Igihugu nkoreramo cya demokarasi cy'amahoro nemeye kugikiriramo imyaka yose mfuye. Ibyo rero guteka imitwe sinzi kunteka imitwe. Mama pastor wowe byumva ute? Ubundi ntabwo ubundi abakozi b'Imana bakabaye kuba bahura, ibyo ngibyo ari nabyo wenda turanabazwa, kuko Bibiliya ni nini cyane kandi n'impapuro zivuga ku Mana, zikavuga ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora, zikavuga ku byaha abantu bakihana. Hari abakobwa benshi cyane babaye mu bubata, birirwa bisiga, birirwa bipodora, bumva yuko ubuzima bwabo buzabaho ngaho cyangwa se bazakura aho ngaho ubwiza batasizwe n'Imana. Ariko iyo uhagaze aho ngaho ukababwira ko gusigwa kwa mbere ari ugusigwa n'Imana, ava mu bujijo agatangira kumva ko Yesu ari umwami n'umukiza ku buzima bwe. Hari abasore benshi bibera aho ngaho bazi yuko bari mu buzima bw'ubusambanyi bubanejeje. Hari abadamu baca inyuma abagabo babo, hari abagabo baca inyuma abagore babo. Impamvu ayo twicanga rero tubazwa rero ibyo ngibyo, ntabwo ibyo ngibyo aribyo twakabaye tubazwa, ahubwo twakabaye kuba tubazwa ijambo ry'Imana. Ariko niyo bibayeho ngo abumwe agatukisha bose, ntabwo abakozi b'Imana ariko basebanya. Abakozi b'Imana bose ntago ariko basebanya. Hari abari mu mwuka w'Imana, hari ababa nyine baduweho n'uwo mwuka wo gusebanya, ariko ntabwo ari igitangaza, si n'ikintu gikomeye cyane. Ni uguhura tukaganira ibintu bikarangira, kuko muri uyu murimo ntago tuwubayemo turimo turahangana, kuko twese twarahamagawe, kandi mu guhamagarwa twahamagariwe umurimo w'Imana. Njye rero ikintu nahamagariwe ni ugukiza imitima y'abababaye, ikintu nahamagariwe ni ukomora inguma z'abakomeretse. Hari abadamu bakomerekejwe n'abagabo babo bakubaka ingo bazi yuko bagiye kubaka, mu minsi mike ukajya kubona haje za divorce. Hari abagabo benshi cyane basanye abadamu bazi yuko bazanye imigisha, ariko barangije bazana ibibazo. Mu rugo ikanzu kimanitse mu rugo y'abageni, arangiza akamubwira uti ngiye sinkushaka, jya gukora divorce. Akibaza ko narinzanye umugore nezerewe, narinzanye umugore ngira ngo amberanye n'abana bigenze ute, agakomeza kubaka bikagera ngo abikanga. Uwo ngo rero iyo mageze ndavuga ngo Kristo araza kubaka, kandi ibitari bikomeye akabasha kubikomeza. Ntabwo rero ibyo ngibyo rero byo kutubaza ngo abakozi b'Imana, ntabwo ibyo ngibyo nabihereza umwanya muremure. Ngiye nta nubwo ngenge nanabihangaho amaso. Yewe ijambo mvuga uyu munsi rifasha abantu bose, nanjye riramfasha uyu mwaka rikumfasha. Ni ijambo rivuga ngo reba ikureba, ibitakureba urebe. Ako hari bivugwa biba bisheringa, ukabibazaho, ukabati bimeze ikintu kimeze iki akibazaho. Rero tasubije mu byanga muri Baroma ibicumwe mu ngwambere avuga Abaroma 18 umurongo wa mbere. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu hateka bazacirwaho. Umupasiteri uvuga nimba ari mu Kristo Yesu ntateka izamucirwaho. Ngeje we uri hano, nimba ndi muri Kristo Yesu ntateka nzacirwaho. Ngewe mpagaze ku maguru abiri, nta muntu nzafatiraho imbunda ngo mwibibye, nta muntu uzacuza zahabu za phobie mwibibyiwe, nta muntu uze ko siza umukomisiyoneri ncuza amazi y'ibinyoma, sizagurisha amarimbi, hoya, sinzigera ngo ubutubuzi ngo ngiye ntanga amakazi, hoya,
ngewe nzahabwa ituro nk'intumwa y'Imana, umuhanuzi w'Imana ukoreshwa ibitangaza n'iki n'Imana. Rero abari muri Kristo Yesu bazatanga ituro ndacyakirimo, abe muri Kristo Yesu bazafasha abakene hacyakirimo, abari muri Kristo Yesu bazakizwa bahabwa umugisha. Urambaje ngo babita ngo abateka mitwe. Ahanga dufite inzego, niyo uvuze iryo jambo wowe ahubwo batara gufunga. Dufite nani dufite iki inkiya gutabara, yego, dufite daso, dufite ribu, dufite polisi, dufite inzego z'ibanze, dufite maze imyaka hafi 20 muri uyu mujyi mvuga ubutumwa. Nuvuga ngo abantu bose barasinziriye kuvigina nacuje amazahabu ya febuye, natese imitwe igihe cyose, kiteze imitwe yose ntibigeze bambona. Ngewe icyo byo nkora biragaragara, byumve hano. Nge niye wampa miliyoni 100 z'ituro nzazakira. Niyo wambeze etaje y'ituro, niyo wanshira imbere ya sentare demoni zaguteye, nge nzabwa ati nge idonido ntabwo ngira idonido. Imana na pastor abyumvishije idonido ntabwo ngewe urabona abashinzwe ingunguru iri mu busa nivuza induru. Banyamakuru mukanguke, shitani yikora ku mugaragaro. Abantu basaro ngo baraza ngo bamumwirinde bemerende, undakaza nawe ngo yambwiye ngo ni muhituro umwirinde. Nyereka mu cyanditswe by'Imana, Bibiliya yera ahantu hose atari ituro. Yesu ateruye igiceri, amagambo nkarimo aravugwa nkayangaya ngo basaba amaturo, ateruye igiceri gishyira hejuru, aravuga ngo cyanditseho nde ati Kayafa Kayizari. Aravuga ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihereza iki Imana. Urifuza umugisha w'ituro ryawe, ryohereza umushumba wese ubonye uhabwa umugisha. Pana ngewe warihereza gitwaza, warihereza masaso, warihereza restoration ADPR, ituro ryawe rihabwa umugisha. Urifuza gutera imbere, urumva, urifuza kwaguka, urifuza kwiyunga n'Imana, icyacumi gitanye singihe cyo sinkemerewe. Umushumba gushumbye ni ugishira, nge nemere ituro nk'umukozi w'iki w'Imana ugiye guhesha iki umugisha. Ubuse wahamagara intumbi nosubwiye iki nima naburaye kugira umpamagara kuri telefone, nani mukozi w'Imana yawe ubwo ni kirimba naburaye kugira umpamagara allo pastor mfite icyifuzo n'impamvu mbonye kuri telefone ya WhatsApp yanjye nuko ryatu hari wari impaye ngure ya WhatsApp. Musobanurira abantu kuri ko turi abahanuzi ba kera, taho turi ubu ngubu turaba n'abahanuzi, turabakanuzi bazi icyo bakora. Impamvu tubwiye abantu kuri nkuko rero twasanze hari abandi baje ngo urabona ngo ngewe sinsaba ituro, urumvishije. Ariko pastor mwiriwe, Yesu ashimwe, Mana ifite imbaraga, Mana ikiranuka, gacha mu gitondo bansohoye mu nzu wese kasabirizawe we ntasaba ituro. Urabona Yesu ashimwe, cyo ni cyambere cyo yo defo muzumviro ngizo zisubiremo. We ntavuga ati ituro ry'umukozi w'iki w'Imana. Uravuga ngo Yesu ashimwe, yewe ngiye gusenga ku musozi ugufasha ugusengera, yarangiza yewe ngize ibyago mfushije mama kandi nyina hari, ngize ibyago urabona bansohoye mu nzu baranyibye kandi bihari. Abo turabafite n'amarikode kwa yabereka amarikode abo bantu bameze gutyo, bo ntibasaba ituro, bo ntago ntibanasizwe barisabira ikisi ko turisa ko dukora ibitangaza tugahesha abantu umugisha. Utabyara akabyara, ufite inzara kavaho, turihabwa n'abantu bagiye kera barakoreye ibitangaza bakaduha ituro. Ema rero ubabwire ngo acha waneno musiseme mambo yenye haina mafa ikuva. None rero cyo mvuze rero nabo aba bavamo ngo dusaba amaturo nabo barasabiriza. Impamvu aho nanjye wenda nakomanta ho gatoya, n'abantu bavuga ayo magambo n'abantu badakijijwe. Umuntu ukijijwe azi Yesu n'umwami n'umukiza, azi ko hari abashumba, azi ko hari ababyeyi mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo ayo magambo ashobora kuyagira. Kuko inzira zose wacamo kugira ngo ubone akazi nukuba wabanjije nawe kugira ibyo nawe wigomwa. Kugira ngo ubone uwo mwana
hari ndibuka umumama bitaga Hana ngo iyo yajyaga ajya kujya gushaka umukozi w'Imana ngo yajyaga ngo abwira umugabo we Yerukana ngo akamwaka amaturo ngo akagenda yujuje ku buryo ari bugere imbere y'umukozi w'Imana afite n'ibyo atura Imana. Ntabwo rero igihe nk'iki ngiki ntabwo umushumba wawe uzabura gutanga icya 10 kandi agushumbiye nurangiza ngo wirirwe mu magambo gutyo na gutyo. Ariko ubundi utarakizwa hari indirimbo ivuga ngo ibyo nunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi. Igihe wumva kurera ibyo utunze weho ubwawe bitari ibyo uwo mucunguzi ufite nyine kuvuga ayo magambo, ariko igihe urimo Yesu n'umwami n'umukiza, igihe wumva ko uri mu mwuka neza, igihe cyose uzahora wumva ko ugomba gutanga ituro. Mubwiza abantu kuri kuko ntabwo nose iyo ugiye kujya gushaka tuvuge ugiye gushaka passport hari ahantu ubanza guca aho ngaho ubanza guca mu mudugudu, hari aho ugenda uca kugira ngo utange imyirondoro yawe kuzagera muri immigration. Aho hose rero niba uhagera ntabwo ugenda gutya, hari aho ugera akakubwira uti genda ufatoza ibipapuro ibiki n'ibiki kugira ngo iyi Bibiliya nyitunge. Iyi ngiyi nuko nagenda yishyura ndayigura n'ibigura 10,000 nayatanze kugira ngo mbe ni mikrofone nimo ndavugiraho nuko yaguzwe kugira ngo mfate imodoka nze niba ari moto nishyuye cyangwa se iyo modoka nashyizemo essence, iyi telefone nayo nayiguze yewe no kujya gumbona kuri WhatsApp nuko hagiyemo ama megabyte. Umuntu rero ufite ayo magambo n'umuntu ukiri hasi cyane mu bitekerezo, ahubwo abantu ntibakira gakiza ntakijijwe bakizwe. Mfite ikibazo umukristo n'utunga pastor cyangwa pastor n'utunga umukristo batungana. Ngiye kwa pastor nakundaga yaravuga ngo ndinda inzara nanjye nkurinda amadayimoni. Ndinda inzara nanjye nkurinda amadayimoni. Dufite abamiliyoneri bafasha abana ku ngufu bafungiwe mu hari n'amafaranga yabo. Dufite abacuruzi runaka bari imisoro. Ako ngiye ngo usenge kugira ngo wowe ubwenge bwawe ukabuyobora neza, gacunga umutungo wawe, hagusengera ntukubita umugore wawe, nturwane mu kabari, hagusengera ubwenge bwawe kujya ku murongo ukajya amafaranga yawe neza. Nange ndindi inzara. Urambwiye ngo pasiteri n'umukristo bagomba gutungana. Mu gihe wa mukristo adafite ibitunga pasiteri yange zamufasha kuri wa wundi Imana yazamuye nasengeye. Urumva nge zamutungisha kumusengera no kumufasha ku mafaranga kuko mfasha benshi ubundi. Urukumva ariko wa wundi wazamutse mu rwego, urumva mbo kangwe nk'urugero sibyo Yawe so kwiyemera uwafungwa cyane uyu munsi nta muntu ndi bubwire cyangwa ndi bubwire ngayizaho. Urumva bisobanura ngo rero twebwe ntago abatuzaho nabo badukeneye ibintu bibiri. Badukeneyeho harimo ati nakijwe ngewe ariko nabuze amafaranga n'iterambere, aho ndamufasha ngo kamuzamura. Hari utuza ndafite ariko nanjye natatswe bigiye kushiraho. Ejo bunasengeye umuntu Yawe, umuntu arambwa ati profete ndabati karame, ndasenga hari ni mugoroba nabati amen, ndaryama ararira abapfumu bandiriye ibyanjye pastor. Ejo mu gitondo usinuke muri simba ufate ikote uje wambara wowe Imana iguha umugisha. Abandi barambwira ngo $2,000 by'idolari ngo ababyeyi babivuze ngo bingahe ababyeyi ko bavuze ababyeyi ni mudaha pasteri abapfumu bazayarya n'inzoga zizayanywa n'ubusambanyi buzakwari n'ubusambanyi no gusohoka no gusuzugura inzego z'ubutegetsi kubera ibyaha byawe ugafunguza n'urya amafaranga yawe neza bizagutera. Nta mahoro y'umunyabyaha ni kwiteka avuga azamara guhimba agariki yigariki. Ngewe nabaye bose apase n'abajura bo sizavugana nawe, isi muzavugana. Isi muzahanuye rya amafaranga neza ubwe neza, umwe byeri umwe wayini bagucikire ku ruhande urya 6 ariko byanjye bikunde uzadukenera. Eme nawe nimwe komeze nawe tujya amatura yawe turaduhereza sibyo, ahubwo nanjye mumbe inde nawe ujya kwigira pase nawe se, nawe ujya kwigira umutubuzi nawe ujya kwigira kwita watubuzi, nawe ujya kwa pase nawe utangira utubure nawe se. Oya si ndo mutoboza ahubwo mvuga ibyo bakabana bajye kurimenya n'ibi TV gahunda zibashe kugenda neza. Nge mbaje no kubabona gusa abantu babumva hari ikintu nshaka kumenya.
ntuzosoma komantere hasi ntuzojye kuzisoma ntajya nzisoma mfite abanzi harimo nk'aba uziko ambishije kundi busenge ndyamye hasi bifuza yatangiye navuze ukuntu ndi umukiranutsi bifuza yatangiye wumvishije kandi ubukiranutsi bwanjye ninjye ubwiyiziho nta muntu uzampamiriza nta muntu wambaye akazi muri kumva wishyira hejuru ubu mvuye uyu mugabo w'isezerano mubajije ikintu kiza mu Rwanda ni iki yavuga iki kiza mu Rwanda ni iki yahera kuki none anye mvuge ngo ndi umuntu uciriritse nta pasiteri bundiho mu gusobanukirwa neza maze imyaka 20 mvuga muri igihugu cy'u Rwanda hano muri Kigali ubwo naciriritse mwese mu nyumva vrai prophète ntago mbikururiye sinabiranguriye ariko ni mumbura murahombye ndakarabye hari wabajije ngo umupasiteri mugenzi wawe akubaza ngo wimikiwe ntiwabasha kumusubiza mu kiganiro twakoranye nimikiwe he aha muri Kigali mu Gasyata muri Betesida irani apana president kwa Rugamba oya nindi Betesida nandi missionnaire ni yanyimitse ukumva katamaje gushingirwa byose reka rero mbivuge katamaje gushingirwa byo aho ashingiriwe none shingiriwe katambashije aho natuye katambashije wambyaye se katambashije nimba nabaye muri ibintu birebe ibyo batiko ibyo yes rero reka twigire ku mupasiteri witwa Yongwe niwe wavuze yuko muri abatubuzi arabivuga neza gutya niwe nagira ngo nkubazeho ubundi twisoreze ku mahoro meza kuvuga bivuga kwabitangiriye rimwe ntago mbimuzi babifuze simbize ibyo ubwo dukora akazi kamwe mwese muri abatubuzi ubwo nimba bifuze ni ubizi yasindubura ngewe hari iki kintu mbaza nta kindi Yongwe Imana umva Yongwe ndabukunda ni vrai prophète umwana w'Imana arasenga Yongwe afite umugore n'abana be ni umuhanuzi wa kera akoze ibintu byinshi cyane nta nahangara nanjye atahangara ibyanjye ndamukunda gumemo neza kandi azagira iherezo ryiza nanjye nzagira ryiza Imana imumugisha sinzabivuge simbizi ntabyo nyirabonye kandi Imana bifuze niko abyumva Imana imumugisha dusoza gira ubutumwa ugenera abantu ubundi dusoze na madame agira ubutumwa agenera abantu urumva mwiyoba ho kugira ngo ubura amafaranga wayabona agenda kasubiremo ngende umuhanuzi ho kugira ngo umva yawe ho kugira ubura amafaranga wayabona agenda ukabona uha pasteur Joel ukabona ugura sente ukabona ugura imodoka ukabona ugura inzu nziza ukabona wisiga neza ukabona urya ho kugira ngo yabure nimuva turayabarya mugiye no kuyabura rero mujye muyabona muduheho tubasengere mujye muyabona agenda mugura vewiti mujye muyabona agenda mubuka etage mujye muyabona agenda amatelefone meza mujye muyabona agenda mukaziza ndibasabiye mu izina rya Yesu ho kugira ngo muyabure madamu nagira icyo agenera abadamu bagenzi be dusoza icyo umuntu abiba nicyo asarura ntabwo Imana ntabwo ari umwana w'umuntu Imana irareba kandi Imana ikorera muri twebwe ijambo ry'Imana ryo rivuga neza ngo nzakorera muri mwe mvugire muri mwe ngendere muri mwe Imana iri muri twebwe ngo hari igihe izavuga ngo igihe nari ndwaye waransuye ndi mu nzu y'imbohe urangemurira ngo muzabaza ngo ese mwami ni hehe ibyo byo twabikoreye ngo muyisubize ngo ibasubize ngo igihe mwabikoreraga umwe mu bakozi banjye ni ngiye mwabaga mubikoreye abantu batari gushaka gutera imbere abo ngabo nibo bazavuga ayo magambo abantu badashaka kwaguka abo nibo bazavuga ayo magambo ariko umuntu wese uri mu mwuka w'Imana kandi ushaka kugira ahagera hari icyo nawe azigomwa ku giti ciwe hari amagambo wenda ushaka kumbaza ukavuga utese abantu badafite amafaranga abo ngabo batayafite ahubwo nabo turabasengera kandi bagahabwa umugisha ahubwo icyo twari tuvuze hari igihe umuntu ashaka kuvuga ngo mushumba nguhaye ituro cyangwa se nguhaye icyacumura umubyeyi wanjye hanyuma Satani akongera
ukamuganiriza cyangwa se akaza guhura wenda n'umwanzi wawe ukwanga. Abantu bose ntago baba badukunda, nawe hano Emi nawe ntago abantu bose nawe bagukunda. Ubu hari abantu baba bifuza ko iyi kamera yawe utayicana, hari abantu bakubona gutya usa neza bakavuga ngo kiriya kiragapfa. Abo ngabo ariko bakenewe gusengerwa mu izina rya Yesu. Ariko abantu batwifuriza amahoro, namwe muhabwa amahoro. Abatwifuriza umugisha, namwe muhabwa umugisha. Igihe nk'iki ni igihe Elisa igihe yarageze ku mupfakazi yavuganye n'amagambo. Ari iki gihe ndamutse nje nkakomanga kwa Emi nkavuga ngo Imana irambwiye ngo songa ubuno bugari tubusangire, wahita uvuga amagambo menshi ugatongana. Ariko urimo umwuka w'Imana, Elisa arangije aramubwira ngo Imana ni kinomi. Ariko amajije kubikora yahawe umugisha n'Imana. Abantu rero bashaka rero umugisha w'Imana, hari ibyo bagomba gukora kugira ngo bahabwe umugisha n'Imana. Abantu niba ushaka agakiza gusa nakuzakabona, kandi nako twarabihawe kugira ngo dusengere abantu bahabwe agakiza. Imana iguha umugisha. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, mwakoze kubana na buri muntu wese. Nshimire pasiteri wemeye kubana nanjye, kumutumira akaza na madamu. Umwana ahabwa umugisha hano aryamye, akomeza kure kandi ibyo mu mwifundire. Wowe wakwifuza kubavugisha wavuga nimero yawe telefone. Please 50 788 39 30 Please 50 788 39 30 ushaka kubona madamu namuvugisha nawe agiyemo ntampari cyangwa yangi ifunze mukavugana. Ni Please 50 788 88 46 17 murakoze dusenge Imana. Mana yacu, Mana ifite imbaraga mu izina rya Yesu, humugisha kuri iki kiganiro. Abashonje bagaburirwe mu izina rya Yesu, abarwayi bakire mu izina rya Yesu, abatarakizwa bakire gukizwa mu izina rya Yesu, abafite intege nkeya bambara imbaraga, ababaye bahindurirwa amateka. Rastikotandara bread for ndica umuzimu w'umwako, ndica umuzimu w'ibigeragezo, ndica umuzimu w'inyatsi mu izina rya Yesu. Ingo zasenyutse zongere zikomere byose njyamba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, rero mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Turabashimiye ko mwabanye natwe, murakoze.